pe nkubitwa n'inkuba basigaye batanga ikideni abakristo b'iki gihe rwose baranshaka kw'Imana nagiye kubona mbona kuri YouTube mbona ndamubonye niba yarihanye koko nkuko babivuga reka twumve ko yihanye uriya mugabo sibyo niba koko yarihanye ubusa aya majwi sibyo aya majwi mu by'ukuri niba babikopa sinarinzi ko banabikopa ntabwo narinzi ko ubusambanyi babukopa cyabaye nka rero shatse kuba ko umuntu asiga avance agasiga sambanye akagenda kuri banke akongera akishyura ntabwo narinzi ko ari kuri urwo rwego bigeze yewe igitsina kirakopwa abantu bakora uyu mwuga cyo kora muratwumisha noneho ikibazo abantu bakora uyu mwuga ni uburyo banawukorana n'abarokore noneho bakaza kwanika abarokore kandi banabishyuye kandi n'uriya mudamu nawe koko yagira ngo bamurengereze 10 kandi n'uriya mudamu wa mbere yaramutunze ndumva ari na kandi nawe yari umurokore 10 ry'igitsina mwa kari batanga na za miliyoni bega amafaranga ukuntu aba yatuvunye we ukayatanga kuri kiriya kibura gasani erega ari abantu batavunwa n'amafaranga Ezekiel baba baravutse basanga iwabo utavunwa nayo ntibazakubeshye buri wese agira strategy yashakiramo ubu nicaye isaha ingana iki ubu nyine wowe ni wowe uranyumva neza wowe ni wowe nuko ngo ubuzi murimo ibaze ariko ngo twararyamanye ngambwira yuko ngo nsigira 10 ngo agiye kuri banke ngana ingara yanyoherereza akadeni k'10 kanibarize Diane mubaze tugire dusoze inkuba zitatwana Diane uraho neza neza Kieri ndi mu kiganiro nyine umva nkubaze aro uriya mugabo ngo yagusigayemo ideni ry'10 none se urakopa usigaye ukopa ndashaka n'akazi dukora umuntu agomba gukopa udakopye wabaho njyewe birantangaje ntabwo narinzi ko ibyo bintu babikopa noneho nzakurangira abo uzajya ukopa nzajya nkurangira abo gukopa uriya twari imyizere ari nzi ko ari umusirimu akanyambura ewa nuriya muharire nta kundi nyine uriwe n'imbwa aragira sawa none reka nkureke ukomeze ubukwe arabyiyemereye barakopa tunanasoze Zeki yeko ntabwo narinzi ko bakopa kirakopka ntabwo narinzi ko igitsina gikopka nabikwemereye aravuze ati reka ahantu isi igeze we yewe ati ngewe tuzababwira tuzaruha ngewe naramukubye ariko ndasoza mbahereza inama umuntu uzakopa kuri kiriya gitsina ntuzizere ko azakwishyura cyane ko nta fagitire kereka nimushyiraho gahunda ya fagitire mugashyiraho IBM uri kumva ubundi bakajya babakopa ubundi bakagira ahantu bakozaho yuko abantu nshaka ko bambona kwikururaho igikundiro kwigarurira abantu benshi ntabwo ari byo nkunda nyine njye mfite uburyo njye nkunda kandi ukagiramo ukuntu utwaramo ibintu byawe ngira ukuntu ntwaramo ibintu byanjye ibintu byanjye mbikora polampole
rero uwo nguwo uzanwa no kureba ko abantu bateye ipasi akaba ariko ashaka gukubitisha umuntu ntabwo ibyo ngibyo ngewe se binkoraho iki Bosco Empire yavuze akantu kazima none se ko n'uwo nguwo uza kureba ko ntatera ipasi nshaka kaza kureba ikiganiro cyanjye icyo nashakaga namushakagaho ntakibonye ikindi ndwana nacyo ni ikihe watera ipasi utayetera ipasi ibyo ntabwo bibareba wajya ureba ko umuntu yaje atariye byibuze ko batuye umuntu yaje atariye maze we yabiguha yabiguha gusa umuntu wabonye ko udatera ipasi ntananirwe kukubwira ati genda aha n'aha bakumpera ipasi ujye utera ipasi ubutaha nzakubone wateye ipasi abonye wanashonjeho yakugaburira ikibazo ni uko uza uvuga ibyo bo badashaka cyangwa se badakunda ariko nta munsi njye ntabwo nahamagariye kuvuga ibyo abantu bashaka nahamagariye kuvuga iby'Imana ishaka nujya kundeba muri analize yanjye ntabwo mbivuga kugira ngo nigarurireho abantu mbivuga kugira ngo izina rya Yesu rihabwe icyubahiro yego mani bro ntabwo njye ndi indyarya nta nubwo ndi igicucu kivuga ibyo ntazi cyangwa ngo mvuge ibitaba mu muhamagaro wanjye njye mvuga ibigendanye n'uko Imana yamamagaye ariko nzasobanurira ibipfamatwi ngeze rya uzagira ute nyine ibipfamatwi nzabisobanurire ngeze rya na n'ubu ngubu waba utaramenya uwitwa Ezekiyeli n'uburyo yahamagawe kandi Ezekiyeli Imana yigeze kumubwira igihe kimwe ngo ikorera amazirantoki ugende mu murwa none se niba Ezekiyeli ategetswe kwikorera amazirantoki ubundi urumva hari abantu umuntu wikorera amazirantoki se ntabanuka untuka mba namunukiye ureba ko ntatera ipasi mba namunukiye uwo mvuga ntiyumve ni igipfamatwi habaho n'umwana mu rugo noneho umwana agira agaciro kuruta umukozi bo rero ni abakozi twe tukaba abana mu rugo none baturusha amabanga ya data kandi turi abana urumva abakozi baturusha kumenya ibyo data akunda n'ibyo yishimira duhurira nawe ku meza abakozi ntibahurira na data ku meza ariko twebwe duhurira nabo ku meza ikindi cya kabiri twe twigira mu gikoni bo ntibagera hehe mu gikoni icyo data ariho cyangwa icyo ashigaje nicyo turya hari umukozi wari bwabone asangira na shebuja icyo ni icya mbere icya kabiri ikindi cya kabiri nubabona barimba ntabwo barimba uko data ashaka ko barimba barimba gute ubwo barimba uko abafana babo bifuza ko barimbamo bagamije iki uyu mukozi w'Imana azi ijambo rivuga ngo ububiko bw'inzu yanjye bubemo ibyo kurya noneho kubera ko we azira ijambo niwe uzabona mu makote ahenze kandi hari umuntu wabuze yo kwishyura inzu niwe uzabona mu mabubu ahenze niwe uzabona mu mabubu ahenze mu matiketi y'indege mu mataje ya magana arindwi niwe uzabona ari umurwayi ngo yagiye kuvurirwa muri Akakani hospital nuko ngo CHK si ibitaro we biri ku rwego yakwivurizaho Faisal nuko King Faisal ntabwo ari ibitaro biri ku rwego we yakwivurizaho ibitaro biri ku rwego we yakwivurizaho ni ibitaro bimushoboza bimusaba ko yabanza kurira tiketi y'indege usobanura uburyo watekenitse umugore rero yari yaribyariye abana kuri tekinike cyangwa cy'amavuko kiraboneka rwose abana banditse ku mugabo nta ribi bagera kuri migration baka pasiporo ziraboneka nta kibazo
ariko bageze kuri step yitwa gushaka viza ijya muri Amerika, icyitonderwa baravuga ati rero abana bose ni abanyu. Yego, madamu bana mujye muri laboratoire babapime amaraso, dufate ibizamini bya DNA. Ngo DNA zisohoke zisanga umugabo afite umwana umwe mu bana bane, harimo umwana umwe wiwe. Umudamu ni nari mu gusuzuma neza biza kumenyekana ko yababyaranye na pasiteri wo ku rusengero. pasiteri bimeze ko bajemo ikibazo. Mu yandi magambo, nubona ngewe ndi umugabo ukabona umugabo wawe cyangwa umugore wawe anyitaho, ashishikazwa kumenya uko naraye, sinzagira ikibazo, uko niriwe, rimwe na rimwe ukabona hari n'utuntu twanyu ushobora kwisanga yambwiye. Shaho ujye ugenda gake mwana, igihe wasanga hari uburyo ngo ukurikiranira gahunda. Uginge genda gakeya. Nabeshya Benefi. Ezeki, uvuze ku kintu cy'abapasiteri. Basanga pasiteri niwe wabyaye iki? Abana batatu bose. Uzi ikintu cyakubona inzu yawe yo kubamo pe, nta n'ubyanga. Yego. Ariko nkwibutse ko hari abantu bazarinda bapfa bagikode. Ushobora kuba urimo, ushobora kuba ndimo. Ibyo dushaka siko byose tubibona. Rero hari abahiriwe n'ibindi byose bangirwa n'ingo. Halo? Tukumva. Ingo zaranze. Kuba ingo zanga ibindi byaraguhiriye bipfira. Amahirwe bigasanga. Aho niwasanga hari amasezerano y'ibyo ushobora kuba warakoreweho. Atabizi se? Swat ukaba utabizi cyangwa nawe ubwawe ukaba ubize, kaba warabigizemo iki uruhare. None akaba ariyo nuza ari ibyo yaba yasinye se? Yes, akaba ari amasinyatire n'amasezerano wagize, ariko byose ugakomeza kubigaragaza nk'impamvu irimo Imana. Ndakwibutse umwamikazi witwa Yezebeli yari afite imana ze, kandi umwisirayeli wese wageragezaga gushaka kuvogera ubusugire bw'Imana ye yaricwaga, abandi bagafungwa. Kuki mudatekereza aba bakozi b'Imana bavugwaho kandi ntibavugwe n'uruvugo, byibura ngo bavugweho 1/2 cy'ibyo Kristo yavuzweho, bakirukira muri ribu ngo bagiye gufungisha abantu? Kuki mudatekereza ko ari uburyo bwo gukavaringa imana zabo? Nawe ingo asenye kugira ngo nawe yisange muri urugo. Nizinga ubwo amateka ye cyangwa divorce ye imaze kugira ingaruka mu ngo zingana iki? Nicyo ugomba kureba. Ese ingaruka zaba zihari se nizi? No, nizi. Njyewe nisanga muri skandali yo gusenya urugo. Hari urundi rugo ruri ku manegeka ruzasenyuka ku bwanjye. None se tuvuga se ko hari izindi mbaraga wanjye nawe hari urundi rugo ruzasenyuka ku bwe. Yego, rose ushatse kuvuga ko hari izindi mbaraga ziba zihari? Icyo nshatse kuvuga hari umwuka w'imbaraga itumye nsenya urugo kandi igiye kumperekeza no gusenya undi muryango. Suri intumwa cyangwa se suri umuhanuzi? Runakuriya si pasiteri? None se wajya kuba pasiteri udafite imbaraga zishobora guhangana n'uriya mwuka uwo nguwo ugukurikira? Ariko banza utekereze kuri pasiteri. Pasiteri urumva ni izina riri hejuru. Mutekereze kuri pasiteri.
pasiteri ugira uruhare rwo gushyingira no gushyingura ugira uruhare rwo urugo rukamunanira. Pasiteri urugo rwananiye. none se hari iki none se tukiri mu isi ngewe Ezekiyeli nkiri muri erega turi mu isi umva nkubwiye nge Ezekiyeli nkiri muri iyi si sinzigera nyoborwa na pasiteri urugo rwananiye. kubera iki se ubaye pasiteri n'aba pasiteri cyane hari n'abisanze rero bagwiriwe n'iryo ntuza barwanyirizwa mu muhamagaro. ariko mu by'ukuri mwasomye neza mumenya ko umuntu utabashije kuyobora iby'urugo rwe atabasha no kuyobora itorero ry'Imana. bundi buriya noze ushatse kuvuga ko uriya muntu nta torero afite ashobora kuyobora. urugo rwawe waba utabashe kuruyobora. kandi yaravuze ngo abantu yashingiye ntago ashobora kujya kubasura adafite umugabo. none Imana imuhaye umugabo. umuntu wese washingiwe nawe ntago yashingiwe yarashyinguwe. ahubwo umuntu wese uzi unkurikiye akaba azi ko yashingiwe n'umupasiteri urugo rwe rukaba rudahari ntiyashingiwe yarashyinguwe. none ko ruhari ashaka amavuta ashaka abahanuzi bamukure mu mva. none ko umugabo ahari ubu imyaku n'imikoshi ntiyamuvuyeho. ako n'imikoshi none ntabwo nzi ibyo muba mukina nabyo. ariko mutekereza ko Imana tuyifata mu bitabo cyangwa tukayifata uko twe dushaka. none se Imana we ntiyarebaga ko akeneye umugabo. Imana yarabibonye yuko akeneye umugabo. none ko ikitamukuyeho iramumuha aramuta. yari yarabibonye. none se yaramutaye cyangwa ngo barananirana. ubu twabwirwa n'iki nimba umugabo atari wananiye umugabo. umwe muri bo yataye undi. none se kandi uwo niwe mugabo wawe. abandi bose ni indaya ni ibihomora wazanye. uvuze ngo iki? umugore wawe wari ukomeje rya sezerano ryo gukenera kubaka umuryango. ese uzubaka imiryango ingana iki? uzabyarana n'abagore bangahe? abana bawe urimo urabahereza uwuhe murage niba koko uri kubaka umuryango? ubu prince na princesse na harya kagani ninde ni bebe ubu bose ntago bakunyuze ntubaboneyeho umuryango. Kayiranga yababyaye muri bangahe? kuri njyewe baranyuze. so Kayiranga yababyaye muri bangahe? 2. hari icyo bibatwaye? ntacyo bidutwaye. ntiyatabarutse ntaruhutse. none se ubu Kayiranga uzi Kayiranga yakubonye ntabone dore ka gahungu ka Kayiranga. iryo si ryo shema ry'umubyeyi rindi shema ushaka niri. dore wa mwana wa runaka. nubundi ko tutazatura nk'umusozi. dore wa mwana wa runaka. niba umurizo wakunaniye ukananirwa kuwuzirika sambana. none se umurizo kazi nawe niba wamunaniye yakaba yananiwe kuzi niba Gakiza katakibashe kutuzirikira imirizo. imirizo mvuze ni yayindi y'ihene n'iy'inka nta bindi mutaza kumva nabi. ntabeshya ratakaro bundi Gakiza ni ikiziriko kigomba kutuzirikisha kutuzirika kikatubuza kona. none turi ibyone turi ibihone twahoneye Imana turimo turabwira abantu ngo turakijijwe kahehe. none se ufite icyuma gipima Gakiza? ubu ufite icyuma gipima Gakiza? icyuma gipima Gakiza ni ugukora iby'Imana ishaka. none se njye nakubwiye uriya muntu ari icyapa cyangwa se ari icyapa nyine ukambwira ibyapa byarwaye imigese. ibyapa se tutazi gusoma. wabwirwa n'iki ko byarwaye umugese? ibaze icyapa kitanditse mu rurimi numva ubwo se kizanyobora kizanjyana he? none se ntabwo ururimi rwumva? ntabwo numva. urambwira icyapa cy'umuntu uri kuyobora abantu kujya gushaka ingo zingahe ngo si cyo cyapa urwo rurimi nge ndarwumva ntarwo nzi. mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora. izo ni inyigisho z'abapagani n'abanyabinyoma n'abayobe. gute se? none se gute nshobora kumva ibyo uvuga sindebe ibyo ukora? none se ari ubwenge bw'umunyarwanda n'ubwenge bw'uwo ngo ufite iyo nyigisho. umunyarwanda yaravuze ngo akari ku mutima gasesekara he. none se urumva uwo ngo ari we munyabwenge cyangwa ni injiji yo kubabarirwa?
ko hari ibintu byinshi twebwe ubwacu amategeko y'Imana tutayakurikiza. Umva Mose buretse nkwereke hari ahantu muri birahanditse ngo nujya kurongora umugore ugasanga yaratakaje ubusugi musubizi wabo. Uyu munsi wa none ushatse umugore ugasanga atari isugi, kuki utamusubiza iwabo? Urumva bwo butakoze icyaha. Isugi uyibwirwa n'iki itari isugi yo? Kandi nyine Bibiliya yavuze ngo nurongora umugore cyangwa se ubwira wa mugabo amusubiza iwabo kuko si isugi. Ubwo abagabo bose barongoye abagore badivorosheje siko vuze. Ubwo ngiye bari babasubizeyo. Iyo abatwarongoye b'amasugi n'abacu twarongoye bakiri abakobwa. Ariko niba wararongoye umufiyemeri, wararongoye uwabyayeho, wararongoye washakanye n'umugabo bakaba barananira, subiza iwabo. None wowe urasujyumvire Bibiliya iri kiri ubwayo. Ariko wowe uri kuza ukabahereza uburenganzira bwo kubaka kandi umugabo yahaye warning yo gusubiza iwabo. Subiza ntabwo uwo muntu uzamushobora. Cyararaga uzamushobora. Izo ubundi urajya gushaka umugore wadivorosheje. Ubundi uzi byamukuye mu rugo rwa mbere ari ibiki? Nese umugabo wese ibaza usanze ari ukutamenya gutanga keya. Ariko riya yayimwigisha. Urumva uwo muntu uzanye wowe mutazahita mudivorce. Ariko riya yayimwigisha kubera ko icyambere cyo. Kuki satarindiriye ngo yigishwe n'umugabo we w'isezerano? Agashaka kuyigishwa n'abandi. Nose aramukora kandi we yarishakiye undi mugabo. Erega nimukabeshya cyangwa undi mugore. Mujye mureka tuvuga ukuri, nidushaka batwima imiceri yabo cyangwa batwima amanyama yabo, bareke kudutumira mu marori yabo, ariko twababwiye ukuri. Iki cyuka kiri divorce nimukomeza kukirera natwe kizatugiraho iki ingaruka. Yego tubahaye ikaze mwe mwese mukomeje kubana natwe aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye, tubifuriza kugubwa neza. Imbere ya kamera ndi kumwe na Ezekiel ni Kiranuka TV, Umurage TV 7, hakaba na Mama Linda official. Ndakubwiza ukuri Ezekiel, umeze sawa? Ashima Imana. Dusuhuza inshuti za Kiranuka TV, abumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'icyongereza n'ikigande n'umuntu ubasha kurusemurirwa nawe turamushuhuje. Zeki twigeze gukorana ikiganiro, tugiye guhera tuganira bisanzwe. Arambwira atareke Ezekiel ku cyakora ikiganiro yanditse muri comment. Inde ni ikiganiro twigeze gukora kuri Pastor Mutesi. Ahita baga ariko Ezekiel ku cyakora ikiganiro atateye pasi. Ndabaga ati ariko Ezekiel baramujonjora we. Ubu nibyo mu bintu byose yavuze babonye ko Ezekiel adatera pasi. Udafite udateye ipasi mu bwonko niyo arebye abona umuntu atarateye ipasi. Rero namushishikariza kubanza gutera ipasi mu bwonko, kuko ipasi ntabwo ari ije hano kuvuga. Haje Ezekiel bivuze gwiki? Uwo ni umuntu uba utarateye ipasi mu bwonko. Rero iyo atateye ipasi mu bwonko wazanwa mu kiganiro no kureba abateye iki ipasi mu bwonko, ariko ntabwo ari ipasi ije kuvuga hano. Hano haje kuvuga njyewe, haje kuvuga Ezekiel. Nubwo naba nambaye igice cyo hasi navuga. None se umunsi nzaba nambaye ubushwambagara ho ntabwo nzakora ikiganiro cyangwa itangazamakuru ntabwo rizankoresha ikiganiro. Njyewe rero nabihereye kera nsobanurira abantu ibintu bijyanye n'iby'umurimbo. Mparanira kurimbisha imbere mu mubiri wa Kristo mu mwuka kuruta kurimbisha inyuma. Njyewe nshatse kugaragara uko nshaka ko abantu bambona nabikora. Yego. Ariko nge nshaka kubanza nkagaragara mu isura y'ubumana kuruta kugaragara mu isura
yuko abantu nshaka ko bambona, kwikururaho igikundiro, kwigarurira abantu benshi, ntabwo ari byo nkunda. Nyine njye mfite uburyo njye nkunda. kandi ukagiramo ukuntu utwaramo ibintu byawe. Ngira ukuntu ntwaramo ibintu byanjye. Ibintu byanjye mbikora polampole. Rero uwo nguzanwa no kureba ko abantu bateye ipasi, akaba ari ko ashaka gukubitisha umuntu, ntabwo ibyo ngibyo ngewe se binkoraho iki? Bosco Empire yavuze akantu kazima. None se ko n'uwo nguza kureba ko ntatera ipasi nshaka kaza kureba ikiganiro cyanjye, icyo nashakaga namushakagaho ntakibonye. Ikindi ndwana nacyo ni ikihe? Watera ipasi utayetera ipasi, ibyo ntago bibareba. Wajya ureba ko umuntu yaje atariye byibuze, ko batuye umuntu yaje atariye, maze we yabigo yabigo. Gusa umuntu wabonye ko udatera ipasi ntananirwe kukubwira ati genda hana bakumpera ipasi, ujye utera ipasi, ubutanza kubone wateye ipasi, abonye wanashonjeho yakugaburira. Ikibazo nuko uza uvuga ibyo bo badashaka cyangwa se badakunda. Ariko nta munsi nge ntabwo nahamagariye kuvuga ibyo abantu bashaka, nahamagariye kuvuga ibyo Imana ishaka. Nujya kundeba muri analize yanjye, ntabwo mbivuga kugira ngo nigarurireho abantu, mbivuga kugira ngo izina rya Yesu rihabwe icyubahiro. Yego mani bro, ntabwo nge ndi indyarya, nta nubwo ndi igicucu kivuga ibyo ntazi, cyangwa ngo mvuge ibitaba mu muhamagaro wanjye. Nge mvuga ibigendanye n'uko Imana yamamagaye, ariko nzasobanurira ibipfamatwi ngeze rya. Uzagira ute? Nyine ibipfamatwi nzabisobanurire ngeze rya. Na n'ubu ngubu waba utaramenya uwitwa Ezekiyeli n'uburyo yahamagawe. Kandi Ezekiyeli Imana yigeze kumubwira igihe kimwe ngo ikorera amazirantoki ugende mu murwa. None se niba Ezekiyeli ategetswe kwikorera amazirantoki, ubundi urumva hari abantu umuntu wikorera amazirantoki se ntabanuka? Untuka mba namunukiye, ureba ko ntatera ipasi mba namunukiye. Uwo mvuga ntiyumve ni igipfamatwi, kuko nge ntago mvuga ibyanjye cyangwa ibinshakira ihawe. Tuzi systeme bano batipa ku mbuga nkoranyambaga bakoresha kugira ngo babone ihawe, kandi bikabahira. Nanjye izo systeme nazikoresha kandi nkabona ihawe, kandi ukaba umuzima bwiza rwose ushaka. Yego, ariko nzabaho uko Imana igize gute ishaka. Nimbona uburyo bwo kubaho uko Imana ishaka byanze, ubwo nzitegura gupfa banshakira ikibanza mu irimbi. Ariko nge mba numva nagenda uko Imana igize gute ishaka. Niyo mpamvu hari ibyo ngerageza kuba nakora nareba nkabona biranze, nkabiburira uburyo, nkabiburira ubushobozi, nkabireka. Zeki twihuse cyane, bo bashaka yuko tuza hano ku mbuga nkoranyambaga tukavuga ko twatandukanye n'abagore bacu kugira ngo turongore abandi, kuko ariyo mishinga babamo. Iyo bitegereje bakabona si byo twe tubamo, rero batubona nta mutwe. Bo batubona nk'abantu batagira aderese, batubona nk'abantu baza kuri izi mbuga nkoranyambaga bikinira abakomediya, si byo? Uzareba uwo bita umunyakuri, umuntu bita ko avuga ukuri, ni umuntu wasenye urugo. Ntugahite wibaza uyu muntu wananiye kwihanganira ikigeragezo cy'urugo ahindutse umunyakuri gute? Abapasiteri tugwije hano abenshi bataye ingo, mu yandi magambo, kandi bakoze n'amadivorce. Umva nkubwire nyine, mu yandi magambo ni imbobo ku bagore babo, ni imbobokazi ku batware babo. Ubwo se imbobokazi n'imbobo zakubwira igiki kizima? Se ntiyabasha kukubwiriza ijambo. Erega ashobora kuba ari icyapa kiyobora abagenzi. Ntabwo icyo cyapa nkemera, icyapa kigira uwagishinze. None se uyu nguyu witwa imbobo kuvuze ngo icyapa kigira uwagishinze? Ibyo byapa mumbwira birwaye imigese,
nyina se Imana ntago bikiri ibyapa biyobora abagenzi. ntuse Imana ni kurwaza kandi nkwibutse ko icyapa icyo ari cyo cyose eh hari umugenzi ukigeraho kugisoma kikamunanira. njyewe no, rero we warabinaniwe njyewe ntago nzi gusoma ibyo byapa. rero hari abantu bagera kuri icyo cyapa akagisoma bigakunda akavuga ngo uyaremewe rekada none abareba ibirorirori nakwambiye ntago abareba ibirorirori rero agomba kuvuga rikijyana. rero uyu munsi wa none nimba wowe utavuga ngo ryijyane we ahindutse icyapa kiyobya abantu ariko akavuga rikijyana. hari systeme 3 baba bakoresha. iyi systeme ya mbere ni iyi bariya abantu nubwo baza berekana yuko ari abakozi b'Imana. ako kajambo kitwa abakozi uzi ukuntu ngakunda. umukozi nkwibutse ko atandukanye n'umukoresha. urabyumva mako? umukozi atandukanye n'iki? n'umukoresha. ikindi cya kabiri, hanyuma y'umukozi habaho n'umwana mu rugo. noneho umwana agira agaciro kuruta umukozi. bo rero ni abakozi, twe tukaba abana mu rugo. none baturusha amabanga ya data kandi turi abana. urumva abakozi baturusha kumenya ibyo data akunda n'ibyo yishimira. duhurira nawe ku meza, abakozi ntibahurira na data ku meza, ariko twebwe duhurira nabo ku meza. ikindi cya kabiri, twe twigira mu gikoni, bo ntibagera hehe mu gikoni. icyo data ariyo cyangwa icyo ashigaje nicyo turya. hari umukozi wari bwabone asangira na shebuja. icyo ni icya mbere. icya kabiri, ikindi cya kabiri, nubabona barimba, ntabwo barimba uko data ashaka ko barimba. barimba gute ubwo? barimba uko abafana babo bifuza ko barimbamo. bagamije iki? uyu mukozi w'Imana azi ijambo rivuga ngo ububiko bw'inzu yanjye bubemo ibyo kurya. noneho kubera ko we azira ijambo, niwe uzabona mu makote ahenze, kandi hari umuntu wabuze yo kwishyura inzu. niwe uzabona mu mabubu ahenze, niwe uzabona mu mabubu ahenze, mu matiketi y'indege, mu mataje ya 700. niwe uzabona ari umurwayi ngo yagiye kuvurirwa muri Akakani hospital, nuvuga ngo CHK si ibitaro we biri ku rwego yakwivurizaho. Faisal nuko King Faisal ntabwo ari ibitaro biri ku rwego we yakwivurizaho. ibitaro biri ku rwego we yakwivurizaho ni ibitaro bimushoboza, bimusaba ko yabanza kurira tiketi y'indege. urumva? warangiza ukaza ukambwira ngo uwo munyabwibone, sibyo? ni umukozi w'iki? w'Imana. hanyuma yo gukira indwara, none se cyangwa hanyuma yo kuyibagwa, hakurikiyeho kurongora no kurongorwa. none se yahawe transfer mu mezi 2 cyangwa 3 ashize, ubu wa muntu babaze arakize ku buryo ahita anakora ubukwe. none se Ezekiel, ariko mwibuke akaburiye indege igikuba cyari cyacitse ko umuntu apfuye. ariko se yahawe transfer none hari igihe ziba ari n'intekenikana. none se umuntu ntashobora kurwazwa? ndakubwiye ngo hari igihe ziba ari n'intekenikana. shatse kuvuga ko nuriya mutipe ari tekinike se? twiganire, ndi kwiganira amagambo y'ubwenge, nta n'uwo nshaka kuvuga mu mazina. nyine natwe none se wumvishe ngiye nkubaza uwo mwizina, ariko nshatse nanamukubaza. arushywa n'imitwaro tikoreye nimuruhuke, Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi ntabwo izigera yicuza. ushatse gucyurira ndubwo?
Salomo yari umwana muto, yari ntabwa ariko Imana itareba nk'abantu. uvuze se kuri Salomo? Ibona Salomo akwiye ubwami. Ariko Salomo yavutse kwande? Yavutse kwa Dawidi. Dawidi yamubyaye kuri nde? Kuri so na nyoko. Data yitwaga Kayiranga, So yitwa Dawidi. data yitwa nde? Wowe so uramuzi? Kayiranga Ruberi. Nukumva bamuvuga gutyo. Kayiranga Ruberi. Ushobora gusanga ari ngeso cyangwa ugasanga ari data so. Munyarwanda yacumugara bango muri famiye cyangwa mu baturanyi ni hapfa umugabo. Ujye utabara kuko wasanga ari so. Siko bavuzera? Abanyarwanda niko batuvugana. Yego. Uwo bakubaruraho. Hari story imwe. Y'umudamu wigeze kujya abyara umwana utari uw'umugabo. Noneho bakora green card yo kujya muri United States of America. Ahubwo ngo bari bane. Noneho bakoze green card mbere yuko bahabwa visa. Habaho kubanza kujya gushaka passport. Yego. Passport hasabwa icyangombwa cy'amavuko pe. Kikaboneka. Ariko ntabwo wakurira indege ngo wurize abo bana hatabanje gupimwa DNA. Byerekana ko abana ari abawe. Bigaragara niba abana ari abawe ubajyane ku butaka bwa Amerika. Niba atari abawe usobanura uburyo wabatekenitse. Umugore rero yari yaribyariye abana kuri tekinike. Cyangombwa cy'amavuko kiraboneka rwose, abana banditse ku mugabo nta ribi. Bagera kuri migration baka passport ziraboneka nta kibazo. Ariko bageze kuri step yitwa gushaka visa ijya muri Amerika, icyitonderwa bavuga ati rero abana bose ni abanyu. Yego madame, abana mujya muri laboratoire babapime amaraso, dufata ibizamini bya DNA. Ngo DNA zisohoke zisanga umugabo afite umwana umwe mu bana bane. Mu bana bane harimo umwana umwe wiwe. Umudamu ni nari mu gusuzuma neza biza kumenyekana ko yababyaranye na pasiteri wo ku rusengero. Pasiteri bimeze ko bajemo ikibazo. Mu yandi magambo, nubona ngewe ndi umugabo ukabona umugabo wawe cyangwa umugore wawe anyitaho, ashishikazwa kumenya uko naraye, sinzagira ikibazo, uko niriwe, rimwe na rimwe ukabona hari n'utuntu twanyu ushobora kwisanga yambwiye. Shaho ujye ugenda gake mwana, igihe wasanga hari uburyo ngo ukurikiranira gahunda. Uginge genda gakeya. Nabeshya Benefit. Ezeki, uvuze ku kintu cy'abapasiteri. Basanga pasiteri niwe wabyaye iki? Abana batatu bose. Uzi ikintu cyakozwe? Ntago hitaweho kureba yuko umugore basezeranye byemewe n'iki n'amategeko. Umugabo yafashe umwana we akomeza urugendo, umugore urugendo rugira gute? Rurasubira. Madame, inshuti mwene data, ushobora kubikora yego ikakwihorera, ndetse n'uwo mubikorana akaba ari muri za riveni zari tarani rwose pe, n'amakuru akageragezwa guhishwa. Ariko ndakwibutsa ijambo rivuga ngo ibyakorewe mu rwihisho bizajya ku mugaragaro.
nzagukina ku mubyimba icyo watinyaga kigize gute kikugezeho. Rikaza ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mwanye nawe, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Niba hari umugisha uba nemera ko ari umugisha, ni ukuba wowe Damuru warirambagirije umugore umwikundiye, mukarambagizanya muri ubu bukene, ejo Imana ikabagirira neza mugashakana muri ubwo bukene, bidateye kabiri Imana ikabakura muri ka kazu k'icyumba na saro mukaba muri 2, ikabakura kuri 2 mukagera muri 3, ikabakura muri 3 ikabageza kuri 4. Reka nguye Damu, ntuzababazwe nuko uri mu buzima bwo gukodesha mu gihe ufite umugisha wo kubona yo kwishyura inzu cyane. Kabona Imana iritamurira yawe. Yego. Kubona inzu yawe ni byiza, ariko nkwibutse ko hari n'abazarinda bapfa bagikodesha. Hari n'abandi bazarinda bapfa batarabona n'abagabo cyangwa n'abagore. Yego. Ni byiza kubona inzu yawe yo kubamo pe nta n'ubyanga. Yego. Ariko nkwibutse ko hari abantu bazarinda bapfa bagikodesha. Ushobora kuba urimo, ushobora kuba ndimo, ibyo dushaka siko byose tubibona. Rero hari abahiriwe n'ibindi byose bangirwa n'ingo. Halo? Tukumva. Ingo zaranze. Kuba ingo zanga ibindi byaraguhiriye bipfira. Amahirwe bigasanga. Aho niwasanga hari amasezerano. Y'ibyo ushobora kuba warakoreweho. Atabizi se? Swat ukaba utabizi cyangwa nawe ubwawe ukawubize kaba warabigizemo iki uruhare. None akaba ariyo nuza ari ibyo yaba yasinye se? Yes, akaba ari amasinyatire n'amasezerano wagize, ariko byose ugakomeza kubigaragaza nk'impamvu irimo Imana. Ndakwibutse umwamikazi witwa Yezebeli yari afite imana ze, kandi umwisirayeli wese wageragezaga gushaka kuvogera ubusugire bw'Imana ye yaricwaga, abandi bagafungwa. Kuki mudatekereza aba bakozi b'Imana bavugwaho kandi ntibavugwe n'uruvugo, byibura ngo bavugweho 1/2 cy'ibyo Kristo yavuzweho, bakirukira muri ribu ngo bagiye gufungisha abantu? Kuki mudatekereza ko ari uburyo bwo gukavaringa imana zabo? Mwe murumva ibyo bintu ari ibintu birimo agakiza? Kuki Imana yabo itabarwanirira? Noneho mbahishurira kandi ka kubera iki ababavugira n'ababahugurukira bose ari abo bahuje igikomere? Urumva atari indembe ivugira indi ndembe? Ushatse kuvuga ko aba bapasiteri tubona uzarebe muri komanteri ugize ngo avuze ku bijyanye n'abasenye ingo, hari uvuga ati nawe Imana izabiguhesha wumva ukuntu ibintu bimera. Ntabwo twebwe tuba tubishima ku ntuza, ariko njyewe Ezekiyeli ninsenya urugo utekereze ko iza atari ingaruka njyewe zizambaho gusa. Diregite hari urundi rugo rugiye gusenyuka kugira ngo nzabone undi mugore. Rugiye gusenyuka? None se uyu mugabo ushatswe n'uriya mugore nta rugo avuyemo? Deja avuye muri ebyiri. Mwese ubwo urumva kugira ngo uriya mudamu abone umugabo hasenyutse ingo zingahe? Urugo rwa mbere rwarasenyutse. Urugo rwa kabiri hasenyutse zingahe? Urugo rwa kabiri ni rwa tekinike nkuko wagenda iyo tekinike ariko narwo ni urugo akagura nyine narwo ni urugo tuganira. Noneho nawe ingo asenye kugira ngo nawe yisange muri urugo ni zinga. Ubwo
amateka ye cyangwa divorce ye imaze kugira ingaruka mu ngo zingana iki? Nicyo ugomba kureba. Ese ingaruka zaba zihari se nizi? No, nizi. Njyewe nisanga muri skandali yo gusenya urugo, hari urundi rugo ruri ku manegeka ruzasenyuka ku bwanjye. None se tuvuga se ko hari izindi mbaraga wanjye nawe hari urundi rugo ruzasenyuka ku bwe. Yego, rose ushatse kuvuga ko hari izindi mbaraga ziba zihari. Icyo nshatse kuvuga hari umwuka w'imbaraga itumye nsenya urugo kandi igiye kumperekeza no gusenya undi muryango. Suri intumwa cyangwa se suri umuhanuzi? Runakuriya si pasiteri? None se wajya kuba pasiteri udafite imbaraga zishobora guhangana n'uriya mwuka uwo nguwo ugukurikira? Ariko banza utekereze kuri pasiteri. Pasiteri urumva ni izina riri hejuru. Mutekereze kuri pasiteri. Pasiteri ugira uruhare rwo gushyingira no gushyingura. Ugira uruhare rwo urugo rukamunanira. Pasiteri urugo rwananiye. None se hari iki? None se tukiri mu isi? Ngewe Ezekiyeli nyiri muri iyi. Erega turi mu isi. Umva nkubwire. Nge Ezekiyeli nyiri muri iyi si. Sinzigera nyoborwa na pasiteri urugo rwananiye. Kubera iki se? Ubaye pasiteri n'aba pasiteri Yego Ezekiyeli twikomereze. Reka iyi nkuru nyiheraho. Ibaze utekereze kabiri. Pasiteri ushyingira, pasiteri ushyinguza, pasiteri ubwiriza abantu ubutumwa, wasenya urugo. None se ubuzima ntabwo ushobora guhinduka cyangwa se urugo ngo byange neza ntabwo uzi ko bibaho? Pawulo yaravuze ngo kurongora ni byiza ariko byaba byiza kurusha. Wowe kutabiretse kurongora. Mbaye nzibiza n'ibizazane nazanirwa no kurongora. Nabireka mu rwego rwo kugira ngo ndinde agakiza. None se bo bari babizi? Nyine icyo nshaka kukubwira ni umuvuduko wo kwirukanyira kwimikirwa inshingano wowe utazasohoza cyangwa udashoboye. Mu by'ukuri wimitswe ukiri umuntu ugeragezwa, ukiri umururu, uracyageragezwa. Banza utekereze impamvu ngewe mfite umwuka wera, nkagira umwuka w'ubuhanuzi, nkagira umwuka w'ijambo ry'Imana, nkaba naragerageje no mu bushobozi bwanjye buke nkiga Bibiliya. Tekereza impamvu ntigeze nemera kuba pasiteri. Se warabyanze? Uzi impamvu ya mbere? Impamvu ni iyihe? Umwuka wera w'Imana yari yaranyeretse ko hari igihe abavudutse bazagarurwa mu butayu. Ushatse kuba se n'uriya na ntuzuriya akazagaruka mu butayu? Si n'uriya si na ntuza gusa. Ndaguha urugero rw'abapasiteri benshi bari bafite insengero. Hari n'abo muri ADEPR bagarutse mu butayu. Uzi impamvu bagarutse? Bamwe baguze ubupasiteri, abandi bimikwa ku cyene wabo, abandi bimikwa ku kivandimwe, ntibimikwa ku bw'umuhamagaro. None se bundi umuhamagaro uracyabaho? Wowe ubwawe ukurikije bahita bagarurwa mu butayu. Harabo ujya ubona se mu butayu baje gusenya? Ego ko Mana yanjye we. Kandi barakwimaga ijambo. Ego ko Mana yanjye we. Hari bamwe baririmba muri Hoziyana bagaruwe mu butayu. Bari bafite imihamagaro yo kwiririmbira muri korari, bajya mu gipasiteri. Baragarutse. Ijya kubwiriza kwa Karozi. Ni benshi cyane. Hari n'abisanze rero bagwiriwe n'iryo ntuza barwanyirizwa mu muhamagaro. Ariko mu by'ukuri mwasomye neza mumenya ko umuntu utabashije kuyobora iby'urugo rwe atabasha no kuyobora itorero ry'Imana. Bundi buriya Nose ushatse kuvuga ko uriya muntu nta torero afite ashobora kuyobora? Urugo rwawe waba utabashe kuruyobora? Kandi yaravuze ngo abantu yashingiye ntago ashobora kujya kubasura adafite umugabo. None Imana imuhaye umugabo. Umuntu wese washingiwe nawe ntago yashingiwe, yarashinguwe ahubwo. Umuntu wese uzi unkurikiye akaba azi ko yashingiwe n'umupasiteri, urugo rwe rukaba rudahari, ntiyashingiwe, yarashinguwe. None ko ruhari? Ashaka amavuta, ashaka abahanuzi,
bamukure mu mva. none ko umugabo ahari ubu imyaku n'imikoshi ntiyamuvuyeho. Ako n'imikoshi none ntabwo nzi ibyo muba mukina nabyo, ariko mutekereza ko Imana tuyifata mu bitabo cyangwa tukayifata uko twe dushaka? none se Imana we ntiyarebaga ko akeneye umugabo? Imana yarabibonye yuko akeneye umugabo, none ko ikitamukuyeho iramumuha aramuta. Yari yarabibonye. none se yaramutaye cyangwa ngo barananirana? Ubu twabyirwa n'iki nimba umugabo atari wananiye umugore? Umwe muri bo yataye undi, none se kandi uwo niwe mugabo wawe, abandi bose ni indaya, ni ibihomora wazanye. uvuze ngo iki? Abandi bose ni ibiraya, ni ibihomora wazanye. kandi basezeranye. Bagize gute? Basezeranye. Gusezerana amategeko turi gusezerana murayazi. Zayisi sagenga amahame y'isi. none se amategeko y'ijuru. none se amategeko y'ijuru bose niko bayakurikiza? Erega amategeko y'isi atwicisha amategeko y'ijuru niba utaruna nabizu bimenye. ahubwo akagombye kubaza ngo kuki abantu bakunda iby'isi kuruta iby'ijuru. Mbaza nde? Abo babikunda nuko ari abisi. wakagombye kwigisha rero ababisi nyine. Ababisi se ndabigisha mpfana iki nabo? none abubwiriza ubutumwa bwiza bo mupfana iki? Kubabwira ukuri, ufite urubyimba yakumva nduturikije akati akatangira kubyandika muri comment kubera ko urubyimba nduturikije. Neza damu mu mahame n'imyizerere umugabo yemerewe gutunga abagore bangahe? umwe. none se iyo urugo rwawe rukunaniye ukadivorosana na wa mugore, umwe mu divorosheje aba yitwa umugore wawe cyangwa aba yitwa umugore w'abandi? iyo mudivorushije ubwo umuhaye uburenganzira bwe. Oya, uramurekuye nyine. Ndamutse mubonye Bibiliya iravuga ngo umuhaye abandi bagabo. Uretse gato iyo mubonye ndabona ndora umugore wa Damuru, aderesi bari izina rya mbere ryaho twe tumuzi. Uriya mugore yari uwa Damuru. Je ntabwo nshobora kuvuga ngo uriya mugore yari uwa Damuru kandi mwaratandukanye. Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Igora kugira ngo mwicane. Uzagushaka mwicana murinda mwicana ubundi mwashakiye kwicana. Dawidi ntabwo yishe ntuza Mukawura kugira ngo abone yishe Uriya ntabwo yishe Mukawura. Nako yishe Uriya kugira ngo abone wishe mugenzi we kugira ngo abone umugore. Yego. We mugabo urajya kujya ku rwego wica umugore wawe. Urubavu rwawe. Kubera iyihe mpamvu? Bundi umugabo n'umugore ikintu bapfa ikintu kitwe gusambana. Wanciye inyuma. None se ubundi ko mupfuye yuko yaguciye nyine ko mupfuye ko yaguciye inyuma da aramutse aguciye imbere ho wabigenza ute? Yari yinyuriye inyuma ubwo aguciye imbere ho nyine hari ibidasangirwa, hari abatashobora kubyihanganira, harimo ababyihanganira kavuga ati nyine na icyo nzi icyo Bibiliya yemera nuko umugore wamufatiye muri izo ngeso we mugabo wemereye kumusenda akagenda akabigishuba ziko. Kubigishuba ziko ni iki? Nuko ufite ubusembwa cyangwa ufite reka mbyite ubusembwa butakwemerera kongera kubaka. Ezekiye wagiye uvuga ngo ku bintu by'amategeko hari ibintu byinshi twebwe ubwacu amategeko y'Imana tutayakurikiza. Buretse nkwereka hari ahantu muri birahanditse ngo nujya kurongora umugore ugasanga yaratakaje ubusugi musubizi wabo. Uyu munsi wa none ushatse umugore ugasanga atari isugi, kuki utamusubizi wabo? Urumva bwo butakoze icyaha. Isugi yibwirwa n'iki itari isugi yo? Kandi nyine Bibiliya yavuze ngo nurongora umugore cyangwa se wivugira wa mugabo amusubizi wabo kuko si isugi. Ubwo abagabo bose barongoye abagore badivorosheje sikuvuze ubwo ngiye bari babasubizeyo. Aba twarongoye b'amasugi n'abacu twarongoye bakira abakobwa
ariko niba wararongoye umufiyemeri Aha. ukaba wararongoye uwabyayeho ukaba wararongoye uwashakanye n'umugabo bakaba barananirana subiza iwabo none wowe urasuyumvire Bibiliya iri kiriya ubwayo ariko wowe uri kuza ukabahereza uburenganzira bwo kubaka kandi umugabo yahaye warning yo gusubiza iwabo. Subiza ntabwo uwo muntu uzamushobora cyara ntabwo uzamushobora. Izo ubundi urajya gushaka umugore wadivorosheje ubundi uzi ibyamukuye mu rugo rwa mbere ari ibiki. Nese umugabo wese ibaza usanze ari ukutamenya gutanga keya ariko uriya urumva uwo muntu uzanye wowe mutazahita mudivorce ariko uriya yayimwigisha kubera ko icyambere cyo kuki se atarindiriye ngo ayigishwe n'umugabo we w'isezerano agashaka kuyigishwa n'abandi nose aramukora kandi we yarishakiye undi mugabo erega nimukabeshya cyangwa undi mugore mujye mureka tuvuge ukuri nidushaka batwima imiceri yabo cyangwa batwima amanyama yabo bareke kudutumira mu marori yabo ariko twababwiye ukuri. Iki cyuka kiri divorce nimukomeza kukirera natwe kizatugiraho iki ingaruka. Nose wacyamagana ute cyose bihera muri propaganda y'ibitekerezo by'umuntu n'uburyo ubibona ugatangira kubwira abantu uburyo uyu mwuka urimo uragenda ufata indi ntera gute wowe umuntu avugwaho gushaka inshuro 5 ugakomeza ugakoma amashyi none ugakomeza kuvuga ngo Imana ishimwe ibyiwe Imana ibirimo Imana ibirimo n'ibya Salomo byamugejeje mu 1001 kubera iki bimugeza mu nshoreke 300 ageze haragaruka kuko Imana yari ibijemo haravuga ati yewe byose ni ubusa byose byamugejeje mu 1001 hari habaye iki kwari ukugira ngo nyine azaza rero n'abandi bagomba kumwigiraho inde se ubona hari nyine bagomba kumwigiraho yego ko hari wese nakubwira umugore wawe ari ijambo basigaye bishonyagiza ngo hari amahirwe ya kabiri ngo Imana itanze amahirwe ya kabiri none se uriya wasanga ari amahirwe ya gatanu Imana imuhaye umupfu imuhaye amahirwe ya kabiri uri gusamba imuhaye amahirwe ya kabiri uri kunuka imuhaye amahirwe ya kabiri ariko ayo mahirwe azahora ari aya kabiri azahora ari aya kabiri nyine wasanga ari amahirwe ya gatanu Imana imuhaye erega ndatakamiye nawe gishije inama amahirwe ya gatanu Imana irayamuhaye Ezekiel ariko bagiye bakirongoranira nibagende barongorane erega reka nkubwire maze na Potere Yungu yaravuze ati mutere tumurongore Bibiliya ivuga ngo urugo rwiza Apotre Yongwe yigeze kuvuga ngo umukobwa wa mukunzi mufata umutere tumurongore ubarihe hari ubwo werutse kumubona mu mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda ari kuri The Vibe TV dekada hari amakuru merutse kwakira amenya ari nayo yatumye yigendera avese ndakubwiza ukuri gemerutse kuyakira ndakubwiza ukuri ariko sinaya breakinga kubera ko nta kintu bintwaye buriya umwana mu rugo iyo yarumbiye umubyeyi umufata nk'ikirumbo rero dufite abantu benshi barumbiye Imana kandi muri Arabwenge twe twabareba tukagira ngo ni abana bazima kandi ari ibirumbo kandi barapfuye bahagaze ariko bari ibyapa nyine ibaza ariko Imana iguha misiyo igahereza misiyo benefice atujye uzishaka nushaka uzageze kuri 10 na zingahe iyo Mana urayizi none se biriya nivuga ngo Imana yaremye umucuzi wasomye Bibiliya Ahasiwerusi si umwana yasenze uwitwa Vashiti wambwira umugabo wa kabiri wa Vashiti twabigirwa n'iki hari ibyo Bibiliya itubwira hari ibyo Bibiliya itubwira wibwira ngo wabibwirwa n'iki umugore usenzwe n'uwo mugabo ntiyemerewe kongera kurongorwa aho kugira ngo wifuze kuko Bibiliya ivuga ngo cyangwa umugabo murongore yo ni inyigisho y'abasambanyi nteze umusamba biravuga ngo agomeza abigishubaziko agomba kuba igishubaziko kugeza umugabo yagira amahirwe umugabo wagapfa wakiriho
aho noneho none se ubwo ikibazo ni ugushaka kurongorwa, ikibazo ni umugabo cyangwa umugore? Ikibazo ni uko mutabwiriza ubutumwa abakirisitu, ahubwo abakirisitu mugakomeza kubaheza mu gihirahiro, mukumva ko ibyishimo byo kujya mu ijuru biri mu kurongora no kurongorwa, ko byose ari byiza. Avuze ko byose ari ubusa. Salomo yaravuze ngo byose ni ubusa, ni nko kwirukanka inyuma y'umuyaga. Aha, urakoze cyane. Reka nkubaze bundi Eva Adamu, wowe urongora warongoye ukeneye ibyishimo byo mu buriri cyangwa warongoye ukeneye kubaka umuryango? Nari nkeneye kubaka umuryango. Sava rero Adamu na Eva n'utumugore wawe bacumuye kubera iki? N'utumugore wawe wari ukomeje rya sezerano yo gukenera kubaka umuryango. Ese uzubaka imiryango ingana iki? Uzabyarana n'abagore bangahe? Abana bawe urimo urabahereza uwuhe murage niba koko uri kubaka umuryango? Ubu prince na princesse na harya kagani ninde ni bebe ubu bose ntago bakunyuzo ntubaboneyeho umuryango. Kayiranga yababyaye muri bangahe? Kuri njyewe baranyuze. So Kayiranga yababyaye muri bangahe? 2. Hari icyo bibatwaye? Ntacyo bidutwaye. Ntiyatabarutse ntaruhutse. None se ubu Kayiranga uzi Kayiranga yakubonye ntabone dore ka gahungu ka Kayiranga. Iryo si ryo shema ry'umubyeyi rindishe mushaka niri. Dore wa mwana wa Runa. Ubundi ko tutazatura nk'umusozi. Dore wa mwana wa Runa. Niba umurizo wakunaniye ukananirwa kuwuzirika sambana. None se umurizo kazi nawe niba wamunaniye yakaba yananiwe kuzi, niba Gakiza katakibashe kutuzirikira imirizo. Mirizo mvuze ni yayindi y'ihene n'iyinka nta bindi mutaza kumva nabi. Ntabeshya ratakaro. Bunda Gakiza ni ikiziriko kigomba kutuzirikisha, kutuzirika kikatubuza kona. None turi ibyone, turi ibihone twahoneye Imana, turimo turabwira abantu ngo turakijijwe kahehe. None se ufite icyuma gipima Gakiza? Ubu ufite icyuma gipima Gakiza? Icyuma gipima Gakiza no gukora iby'Imana ishaka. None se ngiye nakubwiye uriya muntu ari icyapa cyangwa se ari icyapa nyine ukambwira ibyapa byarwaye imigese. Ibyapa se tutazi gukora. Wabyirwa n'iki ko byarwaye umugese? Ibaze icyapa kitanditse mu rurimi numva. Ubwo se kizanyobora kizanjyana he? None se ntabwo ururimi rwumva? Ntabwo numva. Urambwira icyapa cy'umuntu uri kuyobora abantu kujya gushaka ingo zingahe? Ngo si cyo cyapa urwo rurimi nge ndarwumva. Ntarwo nzi. Mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora. Izo ni inyigisho z'abapagani n'abanyabinyoma n'abayobe. Gute se? None se gute nshobora kumva ibyo uvuga sindebe ibyo ukora? None se ari ubwenge bw'umunyarwanda n'ubwenge bw'uwo ngo ufite iyo nyigisho. Umunyarwanda yaravuze ngo akari ku mutima gasese karahe. None se uzurumva ngo ari we munyabwenge cyangwa ninjiji yo kubabarirwa? Shatse kuba rero karinjije. Ninjiji. Ushingiye kukiza? Kubere inyigisho z'ubujiji ziri satanike. Erega Satani nta kindi kintu cyamuzanye mu isi. Arabizi neza ko umuntu ni ikiremwa gitangaje. Umuntu ni afite agaciro kenshi kurusha ibindi biremwa byose biri mu ijuru mu maso y'Imana niba utarona nabizi. Umuntu. None se umuntu si we wahemuye cyangwa se wacumuye ku Mana kandi yamuremye imushyira muri Edeni, imushyira mu ngobyi. None se uyu muntu wacumuye agacumura ku Mana, Imana ntimute ikamutangira igitambo. Nuriya nawe bizamuta rero, nawe nuri iracyamurwaza. Muzahora gutyo impuhwe Imana itagiriye Satani wari ikizima mu bizima, wari uwa kabiri kuri yo. Muzahora gutyo ngo izatugirira impuhwe, izagukindura. Ushatse kuvuga se ko nawe imurwaje? Nose ushatse kuvuga ko imurwaje? Ntabwo nge nzanye iyo nyigisho imeze nk'ubuyobe ngo ikurwaje, ahubwo izakuritura. Ibimenyetso nka bitatu byakerekana ko yamuritura. Umva nguhe urugero. Nk'uko umuntu uri muri Freemason iyo agerageje kuvamo agomba gupfa, niko n'umuntu winjiye muri aka gakiza akakavamo arimbuka. Icyo ni icya mbere.
icya kabiri ndagusubiriramo umuntu uri muri iriya miryango y'ibanga ibyitwa Illuminati, Freemason n'ibindi, iyo atatiye igihango yagiranye na ba bosi we agashaka kujya kwizanisha ibintu byo kuza kwinjira muri Yesu akajya kugirana amasezerano n'umugabo witwa Yesu, aba agomba gushakishwa akicwa. Amahirwe y'abafite ni uko aba yarahungiye ku mugabo wavuze ngo ntimugatinye icyica umubiri kitabasha kwica iki ubugingo, ubwo umubiri we arawureka bakawangiza, ariko ubugingo akaburokora kuko nicyo aharanira. Erega Yesu ntabwo we viziyo ye n'intego ye ari ukuduhereza ibishimisha imibiri. Hoya ntihazagire n'ukubeshya. Yesu arakureka inzara ikaguhonda ukajya guca amahundo. Ese reka mubaze Damu, kuma mushaka kutujijishiriza inyigisho zo muri iyi minsi. Intumwa za Yesu zagendanye na Yesu imyaka 3. Hari intumwa n'imwe wigeze wumva yabyaye mu gasozi kubera kunanirwa kwihanganira umubiri? Irahari? Hoya. Nese ntibagendanye imyaka 3 bagata abagore babo n'abana babo n'imiryango yabo bakagendana na Yesu? Kuki se batatewe n'umubiri ngo ba Petero na bande babyare mu gasozi? Aburahamu yashatse abagore bangahe? Nujya kuzana Aburahamu rero ujye ubanza unamenye naho yakomokaga. Nyine ndagenda ngo abatubanjirize bose bagiye bashaka abagore benshi. Ni umwe. Undi ni umuja. Kuki yarongoye umuja rero? Usiko nawe uri kumbaza ikibazo nk'icya. Oya ntago ari icyaba. Impamvu yarongoye umuja yari yaratinze kubyara. Sara aramubwira ati rongora Hagayi. Ariko ni umugore wari umuhaye waningi uburenganzira. Rongora Hagayi abyara umwana. None ushatse kuvuga se kuri ya muntu wowe aburi kurongora wabisabwe nande? Ni umugore wawe wabigusabye cyangwa ni go? Hari abamuhaye amategeko kugira ngo arongore nyine. Yaba yari ikibiri cyacu cyatunaniye kwifata. Kiturongoza ari kwifata biragoye. Muzajya mubeshya abantu ngo nagakiza ngo kari gutuma ngo turongora kugira ngo tutazacumura. None se nutaburaho urongora ngo bigaragare ko ukijijwe? Erega ntabwo tuzakirizwaho ibyaha bitari, ntabwo tuzakirizwa kure y'ibyaha, tuzakirirwa hafi y'ibyaha. Ariko Ezekiel yashize nagiye mu Bugande, niho nabonye igihugu indangamirwa. Ntabwo ikangwa no kuba wambaye ikote cyangwa ufite Bibiliya mu ntoki. Ire gucakika kuga ati tugende umpa amafaranga njye kuguha. Wowe rero nk'umukirisitu niwe umubwira ati ndakijijwe mvuye gusenga. Haba atayaba nange ngwino tugende. Tujyango tugende. Wowe rero iyo ubashije kuva aho ngaho mu ijuru bashyiraho vi. Tisebo tisoko je. Tujyango tugende nawe. Ukijijwe rero ntushyire imbere iruba ry'umubiri. Ijuru riravivu. Buri uba waragize ibyago byo gutabwa n'umugore ugakomera ku kigeragezo. Uriya mugore ahantu agiye nyamara Imana yamukwigishiriza akagaruka. Kubita icyigisho gakubitana n'umugabo umuhereza isomo. Ega we mushobora gupfa gusa ko umugati kuwanjijiwe we kabyumva ko ari ukumuhoza hehe ku nkeke, kubera ko ntazibana zidakomana iki amahembe. wenda uko gukomana amahembe byonyine bigatuma avuga ati ndagutaye warananiye, cyangwa ukaba uri umusinzi akaguta kubera ko uri umusinzi. Asa ntago wakihanganira ubusinzi, cyangwa ukamuta akaguta kubera ko yumvise amakuru gusa ngo wasambanye kandi atakubonye, akajya noneho kuri wa wundi agashakwa n'undi noneho weruye usambanira no ku gitanda mwese muryamanye. Sibyo? kandi akabyihanga washaka kuba ngo mwe ukaburiye inshyi ukabyuka mu gitondo itama ryabyimbye. Pana bino bintu by'imishinyiko
ukazicara ukavuga ati ariko runaka Damuru twapfuye iki ugatangira gusenga ubwira Imana ati Mana ndamutse ngize amahirwe ukansubiza amahirwe yo kongera kubona uko nganira na Damuru namwubaha n'ibirenge bye najya mbikomba akazajya kumva Imana iramubwiye tuzagende uhagaraha nawe umugore wawe akagaruka ese agarutse ntiwamwakira none se ugira ngo mu ngo barimo ugira ngo ntibasanzeho ibiruta ibyo bataye usangayo ibiruta ibyo uhunze ntibazakubeshye nubaza aba badamu bashatse ingo bakazita bakarongorwa mu zindi bashatsemo bahunze ubusinzi ariko basanze abagabo bafite ibyana bisinda binywa urumogi basangayo se usinda unywa urumogi babuze epfo na ruguru bakubitwa ku manywa na nijoro baratotezwa noneho babuze n'uburyo basohoka muri izo ngo kubera gutinya ikimwaro cyo kudivorusa bwa kangahe bwa gatatu uzi ko usohoka mu rugo ngo ari uko umuntu akubwiye ngo nyamara hari igihe shitani azankoresha ushiduke nkwishe ugasanga ugufatiraho icyuma ntabeshya mwene da erega hari uhunga uza atembana icupa ugasanga uri kumenesha umutwe ariko bajya bavuga ngo nta kigeragezo na kimwe utakihanganira none se cyamukuye mu rugo yari yabashe kukihanganira ugenda uhunze wakwimye iposho ugasanga noneho ukwicisha iyi minsi ngahe baca umugani mu kinyarwanda ngo wirukana umugore uguguna igufuka none se wigeze wumva nta mahoro y'umugore wataye urugo nta mahoro y'umugabo wataye urugo agira bibaye byiza wakwihangana ukageza Yesu agarutse kuko niwe wenyine ufite umugogoro n'umutwaro wo kuturuhura ibituremerera cyaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. hari umuhanuzi nabonye avuga ati ruriya rugo nduhaye amezi 3 je nta mezi nduhaye kuko buriya zishobora kuba ari indushye ebyiri zikabasha kwikorerana imitwaro noneho zikaruha neza Imana izishyigikiye ibyo byonyine ngo naje nararushye nawe uza wararushye social media ziri zizatuvuga ibyo byonyine bigatuma mwubaka kandi atari Yesu ahubwo ari ugutinya ibintu bya mwazavugwa nabeshya se byonyine ngo bati ewana nibeshya nkaruvamo ibintu noneho bazavuga ukemera iryinyo bakarikura gaceceka kemera amatwi bakayakurura gaceceka ewana none icyo ngicyo akaba ari cyo kikwigisha kurugumamo warananiwe kwihanganira papa w'abana bawe. se buriya ntiyazajya yakwigira kwa ntuza kuriya muntu wamusigayemo 10,000 yasigayemo 10,000 uwo yasigurasha nabonye ifoto y'inkubitwa n'inkuba basigaye batanga ikideni abakristo b'iki gihe rwose barancanga kw'Imana nagiye kubona mbona kuri YouTube mbona ndamubonye niba yarihanye koko nkuko babivuga reka twumve ko yihanye uriya mugabo sibyo niba koko yarihanye ubusa aya majwi sibyo aya majwi mu by'ukuri niba babikopa sinarinzi ko banabikopa ntabwo narinzi ko ubusambanyi babukopa cyabaye nka rero shatse kuba ko umuntu asiga avance agasiga sambanye akagenda kuri banke akongera akishyura ntabwo narinzi ko ari kuri urwo rwego bigeze yewe igitsina kirakopwa abantu bakora uyu mwuga cyo kora muratwumisha noneho ikibazo abantu bakora uyu mwuga
ni uburyo banawukorana n'abarokore noneho bakaza kwanika abarokore kandi banabishyuye kandi n'uriya nk'ubu koko n'uriya mudamu nawe koko yagira ngo bamurengereze 10 kandi n'uriya mudamu wa mbere yaramutunze ndumva ari namenshi kandi nawe yari umurokore 10 ry'igitsina mwa kari batanga na za miliyoni bega amafaranga ukuntu aba yatuvunnye we ukayatanga kuri kiriya kibura gasani erega ari abantu batavunwa n'amafaranga Ezekiel baba baravutse basanga basanga iwabo utavunwa nayo ntibazakubeshye buri wese agira strategy yashakiramo ubu nicaye isaha ingana iki ubu nyine wowe ni wowe uranyumva neza wowe ni wowe nukwanga ubuzi murimo ibaze ariko ngo twararyamanye ngambwira yuko ngo nsigira 10 ngo agiye kuri banki ngara yanyoherereza biratangaje we yaragiye araparika imodoka kuri sitasiyo uko kurumva umuntu nk'uwo ngo yaguhari hejuru y'10 kose buriya muntu ntamubeshyira mwana reka nihera ubutumwa bene abo bakora uwo mwuga nugira amahirwe umujama mukaryamana yayaguhaye mbere ujye uvuga ati uyu muntu ni imfura ariko natane yaguha mbere hazasohoka nk'ugiye kwihagarika yigendere kuko yararwaje se yamukize uwo yararwaye yamukize njye ariko ntago naba nkiyaguhaye uzi naba nasaze se waduhamagara uwo muntu tukamubaza koko nimba ari ukuri ntago naba nkiyaguhaye pe ego ko mana yanjye nimba ari ukuri ibyo avuga ari ukuri bitari ukubeye kuko yatunguwe nuko abonye yakoze ubukwe kandi avuye kugira gute gusambanaga avuye gusambanaga akadeni k'icumi kanibarize Diane mubaze tugire dusoze inkuba zitatwana Diane uraho neza neza kiyeri ndi mu kiganiro nyine wumva nkubaze aro uriya mugabo ngo yagusigayemo ideni ry'10 none se urakopa usigaye ukopa bashaka n'akazi dukora umuntu agomba gukopa udakopye wabaho ute njyewe birantangaje ntabwo nari nzi ko ibyo bintu babikopa noneho nzakurangira abo uzajya ukopa nzajya nkurangira abo gukopa uriya twari imyize nari nzi ko ari umusirimu akanyambura hano uriya muharire nta kundi nyine uriwe n'imbwa aragira sawa none reka nkureke ukomeze ubukwe arabyiyemereye barakopa tunanasoze Zeki yeko ntabwo nari nzi ko bakopa kirakopka ntabwo nari nzi ko igitsina gikopka ntabikwemereye aravuze ati mbega ahantu isi igeze we yewe ati ngewe tuzababwira tuzaruha ngewe naramukubye ariko ndasoza mbahereza inama umuntu uzakopa kuri kiriya gitsina ntuzizere ko azakwishyura cyane ko nta fagitire kereka nimushyiraho gahunda ya fagitire mugashyiraho IBM uri kumva ubundi bakajya babakopa ubundi bakagira ahantu bakozaho bakajya bakozaho ariko n'umugabo nanone nawe ujya gusambana akikopesha nawe reka mbabwire ko nawe nta mugabo ugize gute umurimo barakopa koko barakopa Zeki wagiye ujya gukora ibyo
bishitani wayabikuje kuri banki cyangwa aba yanze kuvaho kubera ko ugiye gukora ibishitani. Zeki urakoze. Reka shimira abantu mudukurikiye, Imana ibahe umugisha, ariko ntago narinzi ko no gukopa bibaho. Birakopa. Yego. Reka tubabwire ngo nyamuneka nyarukira kuri Mukomurage TV7 hanyuma kandi subscribe ndetse ukoresha na comment. Ndi kubwira abantu abakunzi bacu ngo dukeneye ko twuzuza amasaha y'ibihumbi 4 n'abasabi. Sugize angahe? Ariko birimo kugenda biza. Amasaha ugize angahe? Magana 8. Yaje. Urumva ko ibintu birimo kugenda biza. Rero nyarukira no kuri Mama Linda official kandi subscribe ndetse no kuri Kiranuka TV komeze usharing kandi subscribe kugira ngo ibiganiro bya uzivune damu. Iyo bumvise ibintu wavuze birimo kuri bakanda subscribe. Rero reka nsaba kunzi ba Kiranuka banyaruke ku Murage TV7. Bo nibumva ibintu twavuze ari sawa barazikanda. Urakoze ibiganiro byacu nakagaruka. Amen.